Hello bakunzi ba Juju Afro Kitchen, nizere ko meze neza nanjye meze neza. Uyu munsi rero tugiye guteka imboga. Niba ufite epinari ngwino nkwereke ubundi buryo wazitekamo zikakuryohera kandi ukazifashisha ibintu byinshi: umuceri, ubugari, kaunga, ibirayi, mbese ikintu cyose waba ufite wagifatisha izi mboga ngiye kukwereka. Rero hari benshi bavuga ngo ntibazi guteka epinari cyangwa se ukaba utazigura kubera ngo zitakuryohera. Nuziteka gutya zizakuryohera kandi uzazikunda. Reka rero nkomeze mbereka ibyo tuza gukoreshamo. Turaza gukoreshamo epinari kuko arizo tugiye guteka. Noneho tuze gushiramo amata mu gukora isosi yacu. Tuze gukoresha tomato paste, waba ukoresha inyanya, poivro, igitunguru n'ibindi birungo ngenda mbereka uko tuza kuziteka. Reka dutangire noneho duteka epinari zacu. Turabanza tuzitogose mu mazi kugira ngo tuze kuzikaranga mu bindi birungo, ariko twabanje kuzitogosa kugira ngo zize kuba zihiye neza. So mwibuke gukora subscribe, like, comment na share kugira ngo dukomeze tubane kuri Juju Afro Kitchen. Reka dutangire epinari zacu tuziteka mu mazi. Mfite amazi hano yacu atetse. Udafite amazi atetse ushobora kuba wayateretseho ukazishiramo, noneho ya mazi yawe yamaze kubira. Noneho ugahita ushiramo za epinari zawe ukabanza ukazitogosa. Mu gihe rero tutegereje ko epinari zacu zisha, reka tube dukaranga izindi mboga ku ruhande na bya birungo bindi kugira ngo epinari zacu zize gusha, noneho na bya birungo bindi biza kudufasha gukora isosi nziza nabyo bihiye. Reka dutangire nabyo tubitegura. Tangire dukata igitunguru cyacu. Wagikata mu buryo ushaka ko kigaragaramo, wakata kinini. Ariko kubera nge ntashaka ko kiza kuba kigaragaramo cyane, kasemo gukata dutoya. Dukate na poivro. Nayo dukate dutoya. Dutangiye rero dukaranga ibirungo tuza gukoresha muri za mboga zacu dutogosheje.
turaza gukoresha margarine, utayifite wakoresha amavuta asanzwe y'ubuto, ariko biba byiza ariyo ukoresheje. Imaze kuyenga neza turahita dushyiramo cya gitunguru na poivro, karange, kireke gishe. Dushiremo na tungurusumu twaseye cyangwa se wasekuye, dutegereje ko ibitunguru byacu biba bisha. Turafata za epinari zacu twatogosheje tuzikure muri aya mazi, ubundi tuzikate tuzishyire kuri iyi bodi yacu. Ubundi tuzikate kugira ngo murabibona. Iyo wanje kuzitogosa urabona ko kuzikata biroroshe kandi biratuma n'isosi yacu isa imeze neza. Bose uradukata tukanoga neza cyane. Ari nako tugenda dukaranga kugira nabyo bitaza gushirira. Igitunguru cyacu rero gihiye, turashiramo inyanya twaseye, nakoresheje inyanya ebyiri. Noneho nazo tuzireke zishe, tumeze dukate imboga zacu rero zirahiye. Murabibona inyanya zacu zirahiye. Aha ubishatse wahita ushyiramo epinari zawe, ariko kadushiremo na ka tomato paste gakeya cyane. Dushyiramo gake cyane nako tugakarange gashe. Tugiye gushyiramo bya birungo byacu by'ifu. Turashyiramo black pepper,
black pepper gakeya, dushyiremo turmeric kugira ngo isosi yacu ya epinari ize kuza isa neza, ifite akabara kagiye kuba umuhondo. kugira ngo murabibona ukuntu turmeric yacu isi ikora. Dushyiremo magi imwe, dukomeze dukarange kugira ngo ibirungo byacu bibanze bishe neza. Ibyo birungo uko ari bitatu nibyo dushizemo: turmeric, black pepper na magi. Noneho duhite dushyiramo za epinari zacu. Tuba twikase neza rwose uburyo ubundi aha isosi yawe ihiye, kubera ko epinari zacu twabanje kuzitogosa, ubundi tuzikarange. Nawe mwabibonye ku imboga zacu zise zihindura kara. Izi mboga ziraryoha, abana barazikunda n'abantu bakuru. Niba utaruzi ukuntu wategura epinari neza, ujye uziteka gutya, uzambwira ko ukuntu zakuryoheye. Epinari zacu rero zirahiye. Ubu noneho tugiye gushyiramo ya mata kugira ngo dukore isosi imeze neza. Nawe murabibona ni agasosi gasa neza. Udashaka gukoresha amata rero wakoresha aya ni amata y'inka nakoresheje. Ushobora gukoresha andi mata y'ubundi bwoko waba ufite, yaba ya soya, yaba ya coconut, cyangwa se ugakoresha creme, fresh creme, ubaye udashaka gukoreshamo amata cyangwa se udakunda amata. Murabibona ukuntu agasosi kacu kabaye, noneho karahumura. Urumva twakoresheje bata mu kuyiteka cyangwa se margarine. Dushyiramo ka turmeric, none dukoze agasosi kacu dukoresheje amata. Urabona ukuntu umusosi umeze neza. Rero namwe muzakore iyi sosi gutya, ndabarahiye, muzambwira nyuma ukuntu yabaryoheye. Ushaka isosi irekuye wakongeramo amata, cyangwa se ushaka isosi yegeranye ukayireka gutya. Yawe murabibona ukuntu isa neza. Ngira ngo murabibona isosi yacu ya epinari irahiye. Ntiwanamenya ko ari epinari twatetse, iraryoshe. Mwabonye ko nta n'umunyu tugize twongeramo, kubera bya birungo twakoresheje nta munyu wongeramo kuko birahagije. So rero mwibuke gukora subscribe, like, comment na share kugira ngo dukomeze tubane kuri Juju Afro Kitchen. Murabona isosi yacu irahiye kandi imeze neza. Reka tuyarure tugende twirisha umuceri. Nawe ubaye ufite ikindi kintu wayirisha, ariko iraryoshye, ndabarahiye. Namwe muzajya muteka epinari gutya, cyangwa se nzanabeka n'ubundi buryo
ariko ubu buryo ni ubwa mbere nabereka ku buryo wazajya uteka epinari zikakuryohera. Ubu buryo ni ubwa mbere pe, iwanjye barabukunda. Epinari iyo twazitetse gutya ntabwo baba bifuza kureka kurya, ushobora guhaha ugakomeza ukarya kubera ukuntu iyi sosi ibe iryoshye. So ciao, mwibuke gukora subscribe.